Patera. Igihuri. Byose nabura. Petit ndaje. Uratubwira wowe nk'umuntu nk'umubyeyi wabanaga nawe. Yarizira muri sesa. Urareba cyane uyu mukobwa. Umukobwa urareba muri telefone. Arangiza wa gatatu byaje. Oya dufatishwe. Kabanze bagire bafungure. Ntabwo urayikoze mu Rwanda. Mikino oya. Uratangiranye utwibwira uko witwa n'imyaka ufite. Nitwa Impamo Karitasi. Imyaka? Ndetse n'6. None Karitasi, umukobwa bavuga ko yitabye Imana ejo bundi kuwa 4 ngo mwabanaga ahangaha. Yitwa Ndemera Nambere. Yitwa uwo mukobwa. Wisubije garasi. Wikijije garasi. Afite imyaka ingahe? Afite 2 Ni uwawe? Ni umwuzukuru wawe. Umwuzukuru wawe. Mwabanaga hano mu rugo? Imana yanavukiye hano. Uvuga ngo abyarwa n'umukobwa wawe? Abyarwa? Yatewe n'umukobwa wawe. Ajya gushaka aramusigira mbana. None rero murakura, arakura, yaragize urumva ko usize umwana w'uruhinja nyina agiye gushaka, akaba mwayo muranye n'igisobanurira uko mwakuranye. Yakuze yigaraje mu yarangiza wa 6. Yakuze n'ikihari. None se agenda agiye ryari? Wa 2 saa 1. Cyane mugoroba. Ubwo avuye hano mu rugo? Cyari nagiye gufungura ibishyimbo byinshi. Namuganije abakozi kigali twese uranza mbere. Bire nk'amwe igihe. Nacyitse saa 10. Nagire ndamanira. Bire ndi gutega abakozi b'abantu b'abanyarwanda bari kuza gushaka akazi. Ubwo ndahamara akazi narangije. Kurangiza nk'akazi nka saa 8. Abakozi abone nakoranye nabo wenda kurangira nabo mbonye. Nafatanye na namara kubafata kandi abo twari twavuganye bangize njya mu murima. N'isuka nakoresheje njya mu murima ndagiye. Ndandira ibiti imifuka 3. Uwa mbere njya kuwutsindikiriza, wa 2 nawe ndawuhambira n'uwa 3. Narangiza kuyihambira umwana w'umukobwa wanjye itane y'ibiti. Ati ko mfite abakozi bangahe bari. Nibi kazanye ko turabijya twibane na wari. Ageze mu matege atiye kata abakozi bawe bari hehe wazanye. Nabo nabonye muri cyatwirira ibyo biri. Bishatwazirya rangije nimba narakeye afata umutwaro umwe nanjye mfata undi turakomeza kuri. Naje kwigishiki iheze hari ndazinga nzigeraho ngaho zikorere tugiye mu karima k'amatsinda kiye gushikira muri kira. Uzani nk'umuriro n'ingiye gukiriza kandi nzamukanye amazi. Intara zikorera. Nipani. Nanjye ubwo njya mu murima mu kazi nka saa 10 nibwo twavuye mu mbandari. Inteko yabereye n'ibyo. Sanga umwana yicaye hano. Ati none wakingura nkaza kuvoma. Ati narufunguje kwita ati ntara. Ndagenda ndakingura. Akakizire kanaza kumugeza. Ubwo nanjye nguma abavuye kumugeza ariko ari umukecuru wampiye ibitunguru mba ndabimujaniye. Ati yava kumugeza. Ngarutse nsanga ati amazi none wasohoye. Urufunguzo kwa mwana gufite wageze ufunguzo. Ati nagiye kuzana none narwibagiriye. Njya mu ubwo ari umuntu wari watuzanye invitation ndabimwerekana imbere banyoheje invitation y'amahanga ngaho ufungura ukuntu neza. Arayifungura arayisoma asoma mu Kinyarwanda yasoma no mu Cyongereza niye n'umuganiza dutase turase kubwo muntu biva amazi akanya kiyewe atagapanira agakiri
izisani wari wagaturutse izisani zo gutura agafuni waguma bari nka sangahe isamazuzi saa nijoro ntiwakarekeraho ati reka data agafuni ndakajyanye hasi yanambwiye ngo ndabe nkajana asubukuba ndategereza ikinamico iratangira mbaho burinda gushya ntawe nduye nibyo none mfata izuba kare karenga mu biziga gukora kuko dukora buri mu gitondo mvuyeyo twari dufite itsinda ku rusengero ndaza ndakaraba ariko hari ikindi kimwe yari yaraye atari mu rugo n'ubundi yari yaje arakara n'umuntu usanga mu Rwanda avuga ntari aho yari ayiteguye namubaza ikibaragara aramwizerera ndavuga ntirwana ubundi yari aho yararaga ntibaraza ngiyo ku rusengero ngira ngo n'ubundi yaraye hanze ngira ngo ubwo yanaje mu Rwanda ku manywa n'ubundi ubwo kubera ko nahageze saa 11 ubwo rero nyura kwa nyina ariko ndavuga nti umukobwa wawe ko ari kuri mu gasozi bimeze bite uwo mukobwa agiye gutangira kunanira ntabwo mbizi ariko yaraye none umuntu ubona ubwo nyina ati nimbe kugabana tunywa agasuru kukigiye turatandukana ndahaye mbanyeza n'ubwenda kwiye tanga ihene zira nta bwatsi ndazahirira ubwo ndateka n'ibindi bintu ntawe nduye ndavuga nti yagiye ntawe nduye ntikanigire mu cy'intwari nibwo n'ubundi araza nibwo najyaga mu cy'intwari nagera mu nzu bakasanze bari gutelefonera utunga umwana bamubonye mu giti nkaza gutya amanitse mu giti kiteri hirya ngo abasanga harimo ngo bamuvuye aho hantu se yaramanitse hari ingo ntazi ariko ni hejuru y'umuti ngo bacukura amatafari ubwo niho inganzi ihari icyo giti kiteri ni ahantu harehare kumwegege naho uwo mugozi bawuzitiye ucunze nawe wahita n'ubundi uramukanagwamo niko nasanze abantu bose bashinganye none se bakikubwira uri mu cy'intwari waraje usanga akiri muri uwo mugozi yari ameze ate yari asinziriye ameze atya umunwa wubumbye ameze gutya wabona agasase nk'umuntu umaze iminsi apfuye cyangwa akaba ko yari ari hejuru si ari kwera ko ntabwo yari yegamiye no mu mukingo ntawe yawegamiye yari arimo nko hagati mu mugozi hejuru y'uyo manga y'urwo rwobo niko namubonye nk'uko abandi bari bari kubireba nyuma mu kumumanura basanze ari nk'umuntu umaze iminsi apfuye cyangwa yari ko riba yaje irakwaka twirukana ngo ntitwegera aho hantu ntabwo wigeze umwegera mu kumumana nta namwegeye baratwirutse bahita bakuri ngo byituzanira bamushiramo nta nigeze mwegera bamaze kumukura ariko ngo yari atwite mbizi ibyo nabyo ntabwo mbizi none se aho hantu ukeka yararaga wari uhazi ntabwo mpazi ntabwo nigeze mpamenya ese mpamenya mba ntarabiyamye nkavuga ni mundariza umwana nkande kugira ngo ninde kurari ntabwo namubazaga ntambwiye ntabwo mpazi aho yararaga none se mukecuru umugabo bari gukeka ko yamuteye inda wowe nta makuru ubifiteho ntabwo mbizi ntabwo nta n'ibyo uri kumva mu bihuha bari kubivuga gutyo ariko ntibavuga izina ry'umuntu bari kuvuga ngo iki ngo ni umugabo wubatse ngo wamuteye kandi iyo ndayo ntayo nabonye nta zina bari kuvuga ntaryo ariko uwo mugabo ni uwo hano nabizi ko bavuga ngo ni umugabo wubatse ubwo urambaza none ndamuzi ntabwo bari kuvuga izina ry'umuntu kuvuga ngo ni uwubatse wowe se uri kumva bari kubivuga ngo iki twari ukuntu ndavuga ngende kuvuga nti kubera agiye kumupanza igisubizo neza navuga ngo umugabo ndamuzi ibyo bihuha uri kumva abo bantu bari kuvuga bari kuvuga ngo iki muri make bari kuvuga ngo umuntu ngo ntabwo ngo yima ngo umwana we yishyize mu mugozi ngo wabona ngo baramwishe ngo bakamushyira mu mugozi yapfuye nuko bavuga ngo ntawe yawishamo ngo nta hantu ngo ntiyineyeho ngo ntiyagize gute ngo nta nubwo yisobyeho nuko abantu bari kuvuga se bisa nkaho aho yapfiriye bahamuvanye bakamuzana mu mugozi yego niko abantu bari kubivuga nuko ndi kubyumva ubu none se mwe kugeza ubu ngubu muri kwifuza iki ni ikimusaba nk'abo nk'umukecuru mwabanaga yagufasha guturima nk'uko wari umaze kudusobanurira urifuza ko hakorwa iki nese ko ntegereje igisozi cyo kwa muganga nese ubwo nta bindi navuga nibi
gusa nakeka umuntu ntazi none ibisubizo bize bigaragaza ko yishwe se ukifuza ko hakorwa iki bagaperereza ry'umuntu wamwishe ese buriya yangiriye neza umwana nabanaga nawe nta n'undi mfite ntabwo wamutukaga se dore bucuramirwa kubyarana uyu muhungu uyu niwe bucura ubwo mwene ntushobora kuba waramutuka akaba yaragiye asa oya ntabwo yarurungutanaga umwana twari tumanye mu myaka yose ari njye wamureze ntabwo wamubwiraga nabi reka uretse nko kumubaza ngo aho yaraye icyo gihe ntiyaraye gusa nta bindi nabwira yakundanaga n'abana hano mu mudugudu abana bakamukunda mwabaza n'abaturage ntabwo hari abakobwa bamusuraga benshi b'inshuti ye urungano bamukundaga abakobwa abandi abo wibuka hari umukobwa utuye hirya witwa Sandirina yabyariye iwabo niwe wakundaga kurya hirya bakabana n'abandi bana bo muri uyu mudugudu naho hariho undi witwa Dina n'ahari nariho n'ahandi n'undi witwa Josano hirya nara muri Butare undi witwa Ntuza Generose abo bana bose babanaga nawe bakamusanga hano n'abana bato bose bakabaryamisha hakigwa ari kuryamisha abana banjye yo ntari tutari hano wenda nibo basigarana akaba ari kumwe nabo noneho n'umugero nakaba aryamisha reka dusoze n'umukecuru hanyuma nawe utubwire none mukecuru n'agahinda turabona ko ufite agahinda kandi koko nibyo umwana wareze akaba agucitse ari umukobwa mukuru w'inkumi niwe wari gucura niwe watumaga amazi niwe watumaga ku isoko niwe watumaga namutuma n'ukwanye nk'ubu nyine aherutse gupfusha umwana ejo bundi tariki 10 z'ukwa gatanu niwe nanatumye kwanye uwo muntu aramutse agaragaye wamugiriye nabi umubonye wakwifuza ko bigenda bite amenyekana bamuhana ibimukwiriye nese bisubire muto uwo muntu wangiriye wanyanyira umwana gutyo bamuhana ibimukwiriye nese uriya mwana nzongera mubone